twabanyeho tubana mu buzima butoroshye nyine ubona ko nk'abantu batakundanyeho hari ukuntu umuntu mubana kuko yaguteye onda bitewe n'imyaka hari n'ibyo ari gutinya yego ndumva nageze umwana yaburaga iminsi 2 ngo yuzuze umwaka umwe yego nibwo papa w'umwana yambwiye ati jya gusura hano muri famiye kubazi umuhanda ni ibintu bitari byoroshye kuko nkimara kubona habaye icyo kibazo ese famiye y'uwo yari kwatandiki cyangwa bari kuri ruhande bari bamesutse kuri uyu munsi na famiye ntizingari hehe umuryango wawe n'umuryango we ariko n'abantu reka nanabashimire ko n'abantu bakomeje kumva hafi bakanganiriza bakambwira bibaho nyuma y'ubuzima bwo no bantu bambaye hafi kurusha umuryango wanjye yari afite imyaka ingahe yari afite 30 yantushaga imyaka 10 we yari afite 27 yego hagati aho rero niho nshaka kumenya ukuntu warwanaga n'ubwo buzima bw'umwana waba ufite mu nshingano nk'umubyeyi muri icyo gihe ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuko dato twese mwiza izina ryawe nirishimwe tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kuza kuguhimbaza ndetse no kugutaramira izina ryawe nirihabwe icyubahiro turaritse perezidansi yo muri aka kanya iki gitaramo umanuka ukiyoborere nk'imana uburinzi bwawe buganze butegeke ngo Yesu Kristo umwami wacu urakoze amen. Jamukanyikorera amaganya yanjye yose Yesu nkaturiza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha neza n'ubwenge burutaho nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha neza n'ubwenge burutaho nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha neza n'ubwenge burutaho. Yego. Yego. Nawe mwana ngo sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Cyane. Ariko buriya sinzi utabona. Njye nasanze ari ubuzima. Ni Bibiliya ya kabiri ku Kristo. Uko ni ukuri. Ngo zo ubwazo zishobora kuyobora mu rugendo rwo gukizwa zikakuvuna. Yego. Zikakubwiriza ubutumwa. Zikakubatiza mu mazi menshi.
zikakubatiza mu mwuka wera, niko bimeze, zikagera naho rwose zikubwira ati dore inzira ni iyi igana kwa Yesu, yego mpaka zigutuye mu rurembo. niko bimeze, niko yego. nzifata. Umuntu wakwemera kuyoborwa n'ubutumwa buzibamo, umuntu wakwemera kuyoborwa na mesaje ziboneka muri izi ndirimbo, yavamo umukristo mwiza cyane. Ko ni ukuri, yavamo umukristo mwiza cyane, yego wakwemera kuyoborwa na mesaje iri muri izi ndirimbo. yego. Hari igice kivuga gacire ibiribwe nkahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke, icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nkakwizera wenyine, icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nkakwizera wenyine. icyampa ngahagarika rwose kwishingikiriza ku by'isi. buriya hari abantu bubatse ku mfatiro z'isi cyane, banayiringira, ko niko kuri, kuko arareba iburyo bwe akabona vande, yareba ibumoso akareba etaje, yego yareba inyuma ye akabona akomoka mu muryango ikomeye, yareba imbere akabona bizinesi iragenda neza, ninjiza agatubutse mu Yego. kwezi. Bari ku ngo wicana nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi. kwishingikiriza ku by'isi, nkagusigarana nk'ibyiringiro byawe. Haleluya. Isi ntakwizera wenyine, icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku miryango ikomeye, nkakwizera wenyine. Umva umushyitsi kubwira abadukurikiye ya mbere tukwakiriye hano muri uru rugo, reka tusabe twibwire umukobwa mwiza uririmba neza gutya ninde, kugira ngo abantu badukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kubona muri aka kanya. Tugiye gukora session ariko irimo no kuganira cyane cyane ku buhamya, imirimo y'Imana y'ibyakoze ku buzima bwawe iragaragara. Yego. Kubwira abantu ninde baguhaye ikaze mbere ya byose, kora hano ariko Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Yego, urakoze cyane. Urakoze bike mu kunyakira. Nitwa Irakiza Clementine. Urabizi ngo ndi umukobwa ariko ndi umumama w'umwana umwe. Yego. Yesu yaragusize. Ndi umumama w'umwana umwe, mfite umukobwa mukuru cyane w'imyaka 12. Kuko wa gatanu aruzuza 12. Hari uwahita yibaza ngo umutware papa w'umwana. Iyo tugeze kuri icyo, umuntu aravuga ngo iyo umwarimu aje gutanga isomo, yasoje kuritanga akomeza urugendo akagenda, undi mwarimu akinjira. Papa w'umwana cyangwa tumushyira abantu bibiri mu bikugize. Yego, turabiganiraho byose. Urakoze cyane mama Ndugo, mama Gasaro. Yego, urakoze cyane mama Gasaro cyangwa se Clementine. Yego, niwe tugiye kubana muri aka kanya keza k'umugisha.
yego icyampa era rwose kwishingikiriza ku by'isi nka kwizera wenyine. uretse gatoya ntabwo tugiye guhindura yacu. Clementine udashaka kwishingikiriza ku byiza agasigarana Yesu nk'ibyiringiro bye nente ni muntu ki? Clementine avuka he? Clementine yabaye gute? ni ibiki yabwiwe akivuka? ni ibiki yasanze ku isi? naho ngaho tugiye kureba turaza gusanga ko Kristo ari we byiringiro nyine bidakoze isoni. nguhaye akanya. Yego urakoze cyane. Clementine ndi umumama cyangwa umukobwa wavukiye mu muryango wa Gikristo, mvuka mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, niho mu rugo. Muri make navukiye mu muryango ukijijwe, ndakuriye muri ADPR. N'ikirenze kuri ibyo papa ari umushumba muri ADPR, niho dukomora, niyo soko tuvomaho. Twahirwa Alex. Yego mu rugo hara mu Gakenke n'ubundi Gakenke. Yego nk'uko mbivuze nyine mfite umwana, ndi umumama, nkunda kuririmba, ndi umuririmbyi, ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko akenshi ibyo ducamo bidusunikira mu kubona n'ibyo twandika. Yego muri make ndi umuhanzikazi, n'ibindi Imana itubashije turabikora. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Iyo yari presentation kugira ngo turusheho kumenya Clementine twicaranye nawe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Inkuru yawe rero y'ubuzima bwawe niyo tugiye kwinjiramo muri aka kanya mu gihe tuba dufite. ni ibiki bigize inkuru yawe ushaka ko byabera isi inyigisho cyangwa isomo bakigira ku byo wanyuzemo no gukira ibikomere byabyo? naho ngo tugiye kuganira. Yego. Inkuru yawe itangirira ishingiye ku ki? Akenshi navuga ngo inkuru yanjye ishingiye ku rushako cyangwa ku kubyara uwo mwana. Harimo abanzi ko nari mfite urugo mu mujyi wa Kigali, hari i Kabuye hafi n'uruganda rw'isukari. Ntibyari byoroshye kubicamo, ariko bitewe n'imyaka umuntu yari afite, Imana yaturinze gusara no gutora amasashi mu mujyi wa Kigali, kuko hari ikintu kikuzaho bigahurirana n'imyaka ufite cyangwa ubuzima wakuriyemo, ukabona ko ari Imana ikurengera, ukabona ko ari Imana ikwimanye. Bike Imana igitwimana. Imana yaranyimanye tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2014, nari mfite uruhinja rw'umwaka umwe. Niwo munsi navuga ngo ubuzima bwanjye bw'ishuri cyangwa ubutayu nabutangiriyemo, niyo tariki nabutangira, mbimazemo imyaka hafi 11. Yego. Biradufasha kuko ngeyo nganira n'umuntu mba ndi kuzipoza ibibazo byose ushobora kuzambaza nyuma y'ikiganiro. Yego. Rero nkabibaza hakiri kare. Ngomba n'ibindi bibazo byinshi abantu. Yego nibyo. Biradufasha usubira inyuma gatoya. Inkuru ndumvigezemo hagati. Donc turashaka ibyabanjirije ubwo buzima kuri Clementine. Wari washingiwe, wari wagiye kumwe abakobwa bagenda, donc niho nshaka ko image ukliyaringa kugira ngo tuze kugenda neza, kuko ni ikiganiro cy'umuhanda. Urumva bikemo ku myaka 17 nari mfite, nta muntu wabaga yagusezeranya, ntabwo nari nasezeranye. Ndi umwe mu bantu bamenye izina rya se w'umwana ari uko menye ko mutwitiye, bitewe n'ibyabanje mbere yuko ntwite iyo nda. Ntabwo ari umuntu navuga ngo wenda twafashe umwanya wo gukundana. Dufite abantu bakora ikintu bitwaje abo bari bo, ariko reka tubishyira entre parenthèse, ntabwo ari ngombwa ko tuvuga akazi yakoraga icyo gihe. Yego. Nyuma rero twabanyeho, tubana mu buzima butoroshye, nyine ubona ko nk'abantu batakundanyeho hari ukuntu umuntu mubana kuko yaguteye iyo nda bitewe n'imyaka, hari n'ibyo ari gutinya. Yego. Ndumva nageze umwana
umwana yaburaga iminsi 2 ngo yuzuze umwaka umwe yego nibwo papa w'umwana yambwiye ati jya gusura hano muri famiye kubazi umuhanda uva Karuru umujya Kabuye unyuzemo hejuru n'undi uri hasi ku ruganda rw'isukari njye nanyuze umuhanda wo hasi imodoka ije gupakira ibikoresho byo mu nzu yanyuze hejuru wenda kuba ari kuri kamera barabona iyi nkovu yego ku mugoroba naratashye nsanga inzira afunze inzu ziriho ingufuri ntamenyereye kuko ntitwafungishaga ingufuri ngerageza kumenekeraho nsanga inzirera nshishemo telefone ze nsanga nta nimwe iriho yego muri iyo myaka yose na n'ubu telefone ze ntizirasubiraho nta makuru dufite kuva icyo gihe yego na n'ubu kuko no mu kazi yakoraga n'akazi twasanze atakikarimo bya n'ubu ntabwo tuzi ngo ariho cyangwa ntariho yego yego ko numva ari ubuzima butoroshye warwanye nabwo n'urugamba rutoroshye buryo umuntu ugusize muri ubwo buryo nta kazi ufite uruhinja nicyo njya mvuga ngo Imana ijya iduhisha kandi ikanatwimana ntabwo umwana wanjye yigeze abura icyo yambara cyangwa ngo asonze Imana yaraduhishe umwana wanjye ariga ari mu wa 5 primaire yego yego ukimara kubona umubuze muburanye yakuyeho amatelefone ubuzima bwo hagati aho kandi bumeze gute ni ibintu bitari byoroshye kuko nkimara kubona habaye icyo kibazo ese famiye y'ubu yari kwatanda iki cyangwa bari bari ku ruhande bari bamesutse kuri uyu munsi na famiye ntizi ngo ari hehe umuryango wawe n'umuryango we ariko ni abantu reka nanabashimire ko ni abantu bakomeje kumva hafi bakanganiriza bakambwira bibaho nyuma y'ubuzima ni abantu bambaye hafi kurusha umuryango wanjye yari afite imyaka ingahe yari afite 30 yandushaga imyaka 10 we yari afite 27 yego hagati aho rero niho nshaka gushaka kumenya ukuntu warwanaga n'ubuzima bw'umwana waba ufite mu nshingano nk'umubyeyi muri icyo gihe ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuko haciyemo nk'icyumweru na za nzu baza kuzidusohoramo ngo yasize azigurishije aho mwabaga nyine yego badusohora mu nzu ngo yasize azigurishije nyine baje kubaka ikigo cy'amashuri ko bahazi hari ikigo cyiza cyane cya prive cyiza rwose cya primaire ritwe bahimuye aho ngaho nyuma rero nibwo nagiye mpura ndongera mpura n'umuntu wari utwaye ivatiri yacu kuko plaque nari nyeze niyambwira ko yasize abimugurishije ibintu byose yasize abigurishije ngeze ngo negereye ubuyobozi nsanga abona akaregeye nibo basinye mu mazina yanjye kuko bahise bambwira ngo akira 500 yadusigiye twarasinye kandi ntawe wabona nicyo gisubizo bampaye ku muntu wari ugurishije amazu n'imodoka asize uruhinja yasize 500 amazu agera muri 3 ariko nahise njya gukodesha Kagugu ntangira ubuzima nyine bwo gushaka ikibanza ribatsinda mu isoko niho nacururizaga imyenda duke nyine nuko ubuzima barakomeza na n'ubu Imana ikiturinze kandi tuzi neza ko nta kikorera guhomba byose ni ubuhamya kandi ubuhamya nibwo buduha gukomera bukaduha n'icyizere ko ejo hacu hakiri icyizere kuko twabaho kuko ibyo biba byaraduhitanye nkurikije situation twari turimo yego yego ya n'ubu nta makuru ye imyaka ibaye 11 no mu muryango nta makuru aturuka yego muri ibyo bihe bikomeye gutyo mw'ubwo buzima se uruhande igice cyawe cy'umwuka n'Imana cyari kimeze ute ese umuryango wawe nta rubanza waguciraga wenda ku ruhande ese
donc ndashaka kumenya hagati yawe n'Imana n'umuryango. Urumva nta mubyeyi wakishimira ko umwana waretse ishuri atabuze minerivale. Yes. Nta kintu yabuze, urumva nta mubyeyi wabyishimira. Nyuma byakomeje kwanga ubukode n'akazi kadafatika n'umwana n'iki, biba ngombwa ko nsubira mu rugo aho mvuka. Yes. Naho narahegeye kandi narafashe n'ubu nkiri kwiga, gusa byose mbishimira Imana kuko impa kubicamo, kandi nabo sinabajajinga kuko ikosa ni njye warikoze mbere. Wigeze kubisaba imbabazi umuryango? Ntabwo byabura kuko urumva nagiye kubinjira mu byabaye, hari n'ibyo mbasezeranije. Yego. Umwana ugaritse mu rugo. Yego. Ni ikintu kitoroshye, ni inkuru itoroshye. Yego. Uyu munsi uri donc uri hehe? Urabahese ko uri muri famille, uriho mu buzima bumeze ute? Uwo mwana ariho mu buzima bumeze ute? Ese umwana yigeze abwirwa iyi nkuru? Yego arabizi kuko amaze kuba mukuru. Yego arabizi. Umwaka ushize nibwo umwe muri bashiki ba papa we yansabye ko abamufite ariga yiga ku ntwari. Yego. Ubwo mu Gakenke hagera muri vacances. Yego. Kuki wumvise mu mutima wawe uri initiative donc gusangiza abantu no nkuru yawe? Ni Imana yakwigishirizemo wifuza ko cyabera n'abandi isomo muri uru rugendo? Ikintu Imana yanyigishirijemo, dufite abantu bajya bishingikiriza ku bagabo babo cyangwa ku babyeyi babo, ariko naje kumenya ko nyuma y'abo ngabo batanahari Imana irakurinda. Kabiri, abantu batawe nibakomere kuko akenshi hari igihe umuntu agutari ko agusiga hari icyo Imana ikurinze, hari icyo gusimbukije. Kuko ni kenshi twumva ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo we. Hari igihe Imana ibireba ikabona hari etape bigezeho wasigamo ubuzima, ikaba imujyanye ikajya kumwigishiriza ku ruhande, anytime ikaba yamugarura yaramuhinduye. Byose ni ibintu bibaho, ariko hari n'ukuntu twicira inzira ugasanga umuntu utari uwawe kuko wiciriye inzira. Nyine wagerayo nyine ntibihure, ariko hirya hari uwawe Imana ikiri gutreninga, ishobora no kukujyana muri urwo rugo kugira ngo ikwigishe, kugira ngo nigira uwe guha nyine uzamenye uko ubyitwaramo, uzamenye uko wubaka, kuko ishuri rya mbere riba ryarakwigishije. Rero abatawe navuga ngo nibakomere kuko nta kintu Imana ikorera guhomba, kuko hari n'idutambutse yabonaga biri buduhitane. Ijambo rimwe ryarambwiye ngo izadushombosha ngo iby'uburima n'akagungu, ngo za ngabo zikomeye yaduteje ngo byariye. Ni ijambo riri muri Yoweri 2:25. Iryo jambo iyo ndigezeho rirankomeza cyane, kuko hari igihe ibiza bigusenyera inzu, ariko hari inzu Imana yaguteguriye kandi utubatse mu mafaranga yawe, leta ikaza ikakubakira inzu nziza ikubereye. Wowe ukababara ngo inzu yanjye y'amabati angahe atarimo n'icumi ngo iragiye, ariko Imana yo ifite uburyo bwayo ikwinjiza mu isezerano ryawe, ifite uburyo bwayo ikwinjiza mu munezero wawe. Nta kintu na kimwe nkitindaho kuko nzi ko byose Imana izi impamvu yemeye ko bitubaho, kandi ni ukugira ngo ejo tuzabone uko dukomeza abandi
niyongera kugira icyo ikora ku buzima bwacu tuzabona icyo tubwira abandi babashe gukomera. kwijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, byose ijya ibyemera. uko ni ukuri. ku ruhande noneho rw'umurimo w'Imana rw'itorero hose ntabwo bakimenye iyo situwasiyo byageze uteseho waba waragerageje kwiyunga n'itorero kandi kubaza ibibazo byose tubaza byabaye ngombwa ko nza hari ukuntu ufata umwanya ukegera nk'umushumba ukambwira ndasaba umwanya hari ikintu ushaka kuvuga nyuma y'iteraniro. Byabaye ngombwa ko nsaba iteraniro imbabazi baranyakira nsubira no muri korali ndaririmba nkora umurimo w'Imana nk'uko byari bisanzwe. Yego. noneho dusoza mbere y'uko dukomeza ya ndirimbo yacu niyo nama watanga ku rubyiruko dukurikiye inama natanga ku rubyiruko, ikintu cya mbere nkunda kubwira abantu ngo yoboza Imana inzira ukwiye kunyuramo, kuyoboza Imana inzira. hari umuntu uza mu buzima bwawe ariko afite indi misiyo imuzanye ataje ku mugambi w'Imana. inama nagira urubyiruko bige kuyoboza Imana inzira, birinde kwiyobora. ikindi nabo byabayeho bagahura n'icyo gikomere nibakomere nyuma y'ubu buzima, ejo hari ubundi buzima kandi bwiza. ntabwo Imana izababaza umuntu wayiteka. yego. Yes, ni inkuru ya Clementine murumva ntibyoroshye kandi hari icyo twizemo aho yababo bubatsi kuko iyo nkoze ikiganiro bashaka kumenya amasomo nyiracyo yakuye muri iyo nkuru ye, kuko niyo mpamvu yo gukora ikiganiro iyo twicaye kuri kamera kandi nyine mwumvise urubyiruko rufite icyo rutoyemo, nawe afite ibyo yicuza, afite ibyo yakoze n'amakosa, afite imaje nyine y'ubuzima kuko yarwanye n'uwo mwana nka kumwana ukuze kugeza uyu munsi. byose nyine bigiye bikuyemo amasomo ku rubyiruko ndetse no kuba dukurikiye. tugira no kuririmba iyo ndirimbo yacu tuyirangize yose tutayivugiramo. niba wumva nta kindi uvuga ku bijyanye n'inkuru yawe y'ubuhamya, ndumva ibyo bihagije. yego. nabuzwa n'iki kuyisaba nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose nkahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni
ntasujugunya rwose amahoro yawo ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyabo byago gusa ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza nkwishingikirizeho ngeza aho ushaka mushorera nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira ngeza aho ushaka mushorera nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira ngeza aho ushaka mushorera nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira amahoro adashira ushaka mushorera nuko menye nkiri mu